wowe udukurikiye turagusuhuje, twishimiye kubana nawe kandi muri aya makuru tuzanye uyu munsi, nyuma y'inkubiri y'ifungwa ry'insengero n'ihagarikwa ry'amatorero amwe n'amwe, dufite iyerekwa twahawe ku itariki 30 z'ukwa gatatu 2020. Iyi nyandiko yari ibitse ahantu, Imana bo izi ubwenge kandi igira gahunda, niyo mpamvu tuzanye uku kuri kose, uko itorero ryagombye kuba ryubatse, Imana yishimira. Muri make akenshi na kenshi usanga abantu ibi byose byagiye bibaho ari ukunyuranya n'ibyanditswe byera, byagiye bituma amatorero amwe n'amwe ahagarikwa kubwo guta inshingano no gutandukira. Hanyuma rero turabanza mbere yo kugira ngo tubabwire aya magambo, ni uko iyi nyubako y'iri torero yagombye kuba iteye, fondasiyo yayo uko yagombye gutangira, imitegekere yaryo cyangwa n'ubuyobozi bwaryo n'imyitwarire y'abakristo. Turabivuga rero nk'uko twabihishuriye kuri iyo tariki, byari ibintu byanditse, hanyuma tuje kubivuga, ariko turabanza dusome aya magambo Imana yashyizemo icyitonderwa. Turasanga muri Maraki igice cya 2 umurongo wa 7, aravuga ngo kuko akanwa k'umutambyi gakwiye guhamya iby'ubwenge, kandi abantu bakwiye kuba ari we bashakiraho amategeko, kuko ari we ntumwa y'Uwiteka Nyiringabo. Hanyuma turasoma kandi no mu byahishuwe igice cya 22 umurongo wa 6, aravuga ngo arambwira ati ayo magambo nayo kwizerwa n'ay'ukuri, kandi umwami itegeka imyuka y'abahanuzi yatumye marayika wayo kwerekana imbata zayo ibikwiriye kubaho vuba, kandi dore ndaza vuba, ahirwa uwitondera amagambo y'ubuhanuzi bw'iki gitabo. Bibiliya itubwiye ko icyo Imana yari yaragennye nuko abatambyi ariho bagomba gushakirwaho amategeko cyangwa ubwenge, ariko icyagaragaye nuko Imana itakibasanzemo. Hanyuma nibo twagombye twigiraho, nibo bagombye kuba bari mu byanditswe byera, batari mu buyobe. Niyo mpamvu rero mpamya ko Imana yampaye iri hishurirwa ry'uko itorero ryagombye kuba ryubatse. Ubundi itorero ryagombye kuba ririho, ryagombye kuba ari itorero ryo ku munsi wa Pantekote, cyangwa rifite imyizerere y'intumwa. Hanyuma aho mutuye n'aho mukorera mugafata izina mukurikije igihugu muherereyemo, ariko itorero ari iringiri. Hanyuma iri torero ryagombye kuba rifite umushumba w'itorero na biro y'abantu 5, kandi aba bantu bagombye gutorwa cyangwa bagatoranywa hakurikije umuhamagaro wabo, niba bafite umuhamagaro w'intumwa. Intumwa nizo zemererwa kuba gushinga amatorero, zikayakwirakwiza mu isi zibwiriza ubutumwa bwiza. Hanyuma izi ntumwa zagombye kuba zifite inshingano zo guhuza ibikorwa mu gihugu hose, kandi bagashyiraho abashumba n'abakuru b'itorero. Iyo usomye muri Tito 1 umurongo wa 5 kugeza ku wa 6, umushumba w'itorero ry'akarere na biro y'abantu 5, kandi mu turere tugize igihugu mushobora kuba muherereyemo, hagashyirwaho nabwo harebwa umuhamagaro w'uko bafite impano yo gutwara, inshingano yo guhuza ibikorwa mu midugudu yose igize akarere. Hagashyirwaho kandi umukuru w'itorero mu mudugudu, umuyobozi w'umudugudu. Usomye muri Timoteyo 1 igice cya 5 17 kugeza kuri 20. Iyi nshingano yagombye kuba guhuza ibikorwa byose by'umudugudu no kuwuyobora, ndetse kubatiza abakristo bose bihanye bakemera kwakira Yesu nk'umwami n'umukiza mu bugingo bwabo. Matayo 28:19 umurongo wa 20. Kandi bafite inshingano yo gushyingira bamaze kwemerana, bikemerwa n'imiryango yabo, kandi byemejwe n'ubuyobozi bwa leta, gusezerana imbere y'amategeko. Hagombye kandi gushyirwaho urwego rw'ubuyobozi bw'abadiyakoni ku mudugudu, kandi nabo batari benshi, hakurikije ibikorwa by'umudugudu. Tubisoma mu Batesalonike ba 2 igice cya 3
umurongo wa 13 kugeza kwa 14. Inshingano yabo ni ukumenya imibereho y'umukristo muri uwo mudugudu, kwigisha ijambo ry'Imana, gufasha abandi no gukusanya ibyo gukora umurimo w'Imana. Kandi mu itorero hagombye gushyirwaho abaririmbyi kuri buri mudugudu. Aba baririmbyi nabo bafite inshingano cyangwa bafite n'umuhamagaro wo kubwiriza ubutumwa bwiza. Bagomba kubonekamo imihamagaro 5. Bagomba kuba bafite umuhamagaro w'intumwa. Ufite umuhamagaro w'intumwa ugomba kuba umuririmbyi nta kibazo. Ufite umuhamagaro w'ubuhanuzi cyangwa ufite umuhamagaro wo kwigisha, wo gutwara cyangwa no gufasha abandi. Ndetse niba ufite umuhamagaro wo gukora ibitangaza cyangwa no gukiza indwara no kuvuga indimi, ndetse n'izindi mpano ziri mu isezerano twahawe n'Umwuka Wera ko buri wese azahabwa impano. Abaririmbyi bagombye kuba barimo bafite izi mpano nta kibazo, kandi uko umwami wacu abishatse. Iri torero ryagombye kuba rifite abizera, kandi abizera aribo bitwa abakristo. Bagomba kurangwa no kugira ubumwe, bakarangwa n'urukundo, kandi ari abantu bahindutse, bivuze ngo bihanye. Inshingano zabo nabo ni ukubaka inzu yitiriwe izina ry'Imana no kuzana ibikoresho byo guhimbaza Imana, wenda ibicurangisho. Hanyuma bagomba kuza mu nzu y'Imana bataje n'ubusabusa, kandi bagomba no kuba gutanga ituro ry'ishimwe igihe Imana bakora ibitangaza. Umumaro cyangwa ibintu, amafaranga bitangwa mu nzu y'Imana, umumaro wayo icyo Bibiliya itubwira ni uwo guhemba abashumba n'abakuru b'itorero n'abandi bakora imirimo yo mu rusengero, nko gufasha imfubyi, abapfakazi n'abatishoboye, cyane cyane abo mu nzu yitiriwe izina ry'Imana. Iyo usomye mu Bagalatiya igice cya 6 umurongo wa 10 batubwira ko ayo mafaranga cyangwa ubwo bushobozi bwari byo gukora ibyo. Urugero, abashumba, abakuru b'itorero n'ababwiriza butumwa bwiza. Iyo usomye mu rwandiko rwa mbere Pawulo yandikiye Abikorinto igice cya 9 7 kugeza kuri 12, abakora imirimo yo mu rusengero ni abo ngabo, ndetse n'abadiyakoni. Abakorinto igice cya 9 umurongo wa 13 kugeza kwa 14. Icyitonderwa, abashumba n'abakuru b'itorero bagombye kwambara ibirango by'itorero. Kiri nicyo nabonye mwishurirwa, ikimenyetso cy'umusaraba nk'ibendera ry'abizera. Ikindi cyitonderwa, abayobozi b'itorero na biro y'abantu 5, ibihembo byabo byagombye kugenwa na biro y'akarere hakurikijwe ibyinjiye muri ako karere. Ikindi, inkingi z'itorero zagombye kuba ari enye. Inkingi ya mbere ubundi ni ivugabutumwa, iya kabiri ni imibereho myiza, iya gatatu ni iterambere, iya kane ni imibanire n'abandi. Abayobora itorero bagomba kuba bujuje ibisabwa. Ngira ngo abantu mwabonye ko iki ngiki na leta yakirebyeho. Iyo usomye mu rwandiko Pawulo yandikiye Timoteyo, urwandiko rwa mbere igice cya 3 umurongo wa 1 kugeza kwa 13, aba bantu bayobora itorero bagombye kuba bujuje ibi ngibi. Abizera bose nabo bagombye kurangwa n'ibisabwa. Abakorisayo 3 igice cya 3 umurongo wa 5 kugeza kwa 17. Ngira ngo ibi bibaye byiza twabisoma. Urwandiko rwa mbere Pawulo yandikiye Timoteyo, tukumva aba bantu bayobora itorero bagombye kuba buzuye ibiki bisabwa. Urwandiko rwa mbere Pawulo yandikiye Timoteyo igice cya 3 umurongo wa 1 kugeza kwa 13, aravuga ngo iri jambo ni ryo kwizerwa, ngo umuntu ashaka kuba umwepiskopi aba yifuje umurimo mwiza, nuko umwepiskopi ukwiye kuba inyangamugayo no kuba umugabo w'umugore umwe, aba adakunda ibisindisha, yirinda, agira gahunda mu kubaho kwe, akunda gucumbikira abashyitsi, afite ubwenge bwo kwigisha, atari umunywi wa vino cyangwa umunyarukori, ahubwo aba umugwaneza, utarwana, utari umukunzi w'impiya, utegeka neza abo mu rugo rwe, agatera abana be kumvira no kubaha rwose.
mbese utazi gutegeka wo mu rugo rwe yabasha ate kurinda itorero ry'Imana? Kandi ntakwiye kuba umuntu uhindutse umukristo vuba kugira ngo atikakaza akagwa agacirwaho iteka Satani yaciriweho, kandi akwiye gushimwa neza n'abo hanze kugira ngo adahinyuka akagwa mu mutego wa Satani. Izi ni inshingano cyangwa ni ibyangombwa umuntu ukwiye kuba umukuru w'itorero, umushumba yagombye kuba yujuje. Hanyuma abakorisayo nabo igice cya 3 umurongo wa 5 ni iby'abakristo bagombye kuba bujuje. Reka tubyumve. Nuko noneho mwica ingeso zanyu z'iby'isi, gusambana no gukora ibiteye isoni no kurigira no kurarikira n'imyifurize yose ariyo gusenga ibigirwamana. Ibyo nibyo bizanira umujinya w'Imana abatumvira, kandi namwe mwabigenderagamo kera ubwo mwahoraga muri byo. Ariko none mwiyambura ibi byose: umujinya, uburakari n'igomwa no gutukana, kandi ntihagire amagambo ateye isoni aturuka mu kanwa kanyu. Ntimukabeshyane ubwo mwiyambuye umuntu wa kera n'imirimo ye, mukambara umushya uhindurirwa mushya kugira ngo agire ubwenge kandi ngo ase n'ishusho y'iyamuremye. Aho ntihaba hakiri umugiriki cyangwa umuyuda, uwakebwe cyangwa utarakebwe, cyangwa umunyeshyanga cyangwa umusikuti, cyangwa imbata cyangwa umudendezo, ahubwo Kristo abari byose kandi muri bose. Nuko nk'uko bikwiriye intore z'Imana zera kandi zikundwa, mwambara umutima w'imbabazi n'ineza no kwicisha bugufi n'ubugwaneza no kwihangana no kwihanganirana, kandi mubabarirana ibyaha uko umuntu agize icyapfa n'undi, nk'uko umwami wacu yababariye aba ariko namwe mubabarirana. Ariko ibigeretse kuri ibyo byose mwambara urukundo, kuko ari rwo murunga wo gutungana rwose. Mureke amahoro ya Kristo atwarire mu mitima yanyu, ayo mwahamagariwe kuba umubiri umwe, kandi mugire imitima itishama. Ijambo rya Kristo ribe muri mwe rigwiriye, rifite ubwenge bwose bwo mwigishanye, muhugurane muri zaburi n'indirimbo n'ibihimbano by'umwuka, muririmbira Imana ishimwe mu mitima yanyu. Kandi icyo muvuga cyose n'icyo muzakora, mujye mubikora byose mu izina ry'umwami wacu Yesu, mushima Imana Data wa twese kubw'uwo. Mwakire amagambo y'Imana. Bivuze ngo abakristo nabo bagombye kuba bubahiriza aya magambo dusanze mu Bakorisayo igice cya 3 umurongo wa 5 kugeza kwa 17. Hanyuma ng'igitorero Imana yampishuriye. Iri torero kandi ryagombye kuba rifite n'imihango cyangwa imyizerere shingiro. Sinzi igihe urimo cyangwa uri gukoreramo, ariko umwuka yakuzaniye amagambo. Iri torero ryagombye kuba rifite umubatizo wo mu mazi menshi, ari wo mubatizo wabatijwe, Matayo 3:13 na 15. Hanyuma ryagombye kubahiriza gahunda y'ifunguro ryera. Abakorinto ba mbere igice cya 11:23-28. Sinzi niba ujya ufata akanya cyangwa ujya ku ifunguro ryera. Hanyuma iri torero ari undi muhango wagombye gukorerwamo wo gushyingirwa, Matayo 19:4 kugeza kuri 6. Iri torero ryagombye kuba rifite umunsi wo guteraniraho, Matayo 28:1 kugeza kuri 6, no kuva 12 kugeza kuri 16, n'ibyahishuwe 1:10 kugeza kuri 11. Aha hose n'ahantu havuga ibyo guterana ko ku munsi wa 7. Kandi twemera Imana mu butatu, Imana Data, Imana Mwana, Imana Mwuka Wera. Twemera n'impano z'Umwuka Wera. Iyo usomye mu Bakorinto ba mbere 12:4 kugeza kuri 11, havuga iby'impano z'Umwuka. Twemera ko Yesu yapfuye akazuka akajya mu ijuru, azagaruka gutwara itorero. Ikijyanye n'amaturo yagombye gutanga mu nzu yitiriwe izina ry'Imana n'ituro ry'umutima ukunze dusanga muri Mariko 12:41 kugeza kuri 44, kandi n'ituro ry'ishimwe ku by'Imana yagukoreye, Matayo 8 kugeza kuri 4. Hanyuma ibirebana n'amategeko mu isezerano rya kera, nk'ibyo twabona mu Magalatiya 3:10 kugeza kuri 14,
Maraki 3 kugeza kuri 22 na Maraki 3:10 ahavuga iby'umugabane wa kimwe mu icumi. Imana yambwiye ko dukoresha isezerano ryo mu itegeko rishya twahawe. Hanyuma turisanga muri Yohana igice cya 13 umurongo wa 35 kugeza ku 31 kugeza ku 35. Kandi iri tegeko rishya turisanga mu Baheburayo igice cya 7 kugeza ku 12 kugeza kuri 18. N'andi mategeko Yesu yavuzeho nko muri Matayo 5:17 kugeza kuri 48. Aha muzajya mubyisomera uko nagiye mbihabwa, namwe muzafata biriya mwisomera. Icyo Yesu yavuze ku isabato ku bantu bamwe bajya bitwaza ku misengere ku munsi w'isabato, tubisanga rero ku Matayo 12 umurongo wa 6 kugeza ku 8. Abitorero bagomba gutanga umusoro, Matayo 17:24 kugeza 27. Aha turahasoma kuko muri no minsi insengero zafunzwe, leta nayo yavuze ko abantu bagomba gutanga umusoro. Abantu bagize ngo ni ikintu cy'inzaduka, ariko iki kintu Imana yari yaragishuye kera. Reka tugisome. Matayo 17:24 kugeza kuri 27. Bagera i Kaperinawumu, abantu bakoresha umusoro w'ididarakama baza aho Petero ari, baramubaza bati, mbese umwigisha wanyu ntatanga ididarakama? Arabasubiza ati, arayitanga. Yinjiye mu nzu, Yesu aramutanguranwa, aramubaza ati, utekereza ute Simoni? Abami bo mu isi abo baka umusoro n'ihoro ni abahe? Ni abana babo cyangwa ni rubanda? Arabasubiza ati, ni rubanda. Yesu aramubwira ati, nuko rero abana babo bibereye mu mudendezo, ariko kugira ngo tutababera igisitaza, jya ku nyanja ujugunyemo ururobo, ifi uri bubanze gufata uyende uyasamure, urasangamo sitateri uyijyane uyibahe ku bwanjye no ku bwawe. Bigaragara ko uyu musoro intumwa zawutanze zikawutangira na Yesu, wari umusoro w'uko umuntu ariho, barawutanze. Hanyuma ikindi, iri torero ryagombye kuba rifite disipurine. Iyi disipurine nabonye iri torero kandi mwihishurirwa twahishuriwe n'ibyerekeranye na disipurine, ari nabyo abantu benshi ubona barwanira cyangwa bigushije benshi, bigatuma bashinga amadini n'amatorero atandukanye kubw'imyumvire cyangwa imyemerere yabo ku kijyanye na disipurine. Iri torero ryagombye kuba rifite disipurine iri mu byanditswe. Urwandiko Pawulo yandikiye Timoteyo ni urwandiko rwa mbere igice cya 2 umurongo wa 8 kugeza kwa 10. Disipurine rero irakonta ku bagabo n'abagore. Reka twumve uko bavuga. Nuko ndashaka ko abagabo basenga bose bubamye, barambuye amaboko yera, badafite umujinya kandi batagira impaka. Kandi n'abagore nuko ndashaka ko bambara imyambaro ikwiye, bakagira isoni birinda, kandi batirimbisha kwibohaho umusatsi cyangwa izahabu cyangwa imarigarita cyangwa imyenda y'igiciro cyinshi, ahubwo birimbisha imirimo y'ingeso nziza, nk'uko bikwiriye abagore bavuga yuko bubaha Imana. Hanyuma muri z'indangagaciro harimo iriya disipurine bagombye kugira n'indangagaciro dusanga muri Mariko igice cya 13 umurongo wa 33, bivuga ngo mujye mwirinda, mube maso, musenge, kuko mutazi igihe ibyo bizasohoreramo. Iri torero ryasigiwe kondisiyo yo kwirinda no kuba maso ndetse no gusenga. Hanyuma rero usanga amadini n'amatorero ariho nta kwirinda, nta kuba maso, nta gusenga, bayikorera ibyo bishakiye. Niyo mpamvu Imana yazanye ihishurirwa ry'iri torero nuko ryagombye kuba riteye n'ibyo ryagomba kuba ryujuje. Hanyuma tumaze iminsi insengero zarafunzwe, ariko ndahamya ko zizanafungurwa, ariko kuri kondisiyo, ndetse n'Imana ishaka ko zigira kondisiyo, ndetse ukizwa agakizwa, wera kera,
ukiranirwa agakiranirwa, abantu ntibagumye kuvanga ibintu. Tugeze mu kanya ko gusenga no gusengera abantu. Mana turagushimye kuko uri Uwiteka ushobora byose, uri Imana yacu. Tugushimiye ko wahishuye aya magambo yo gusobanura imyubakire y'itorero uko ryagombye kuba ryubatse mu nzego z'ubuyobozi, mu bakristo, ndetse mu rwego rwa kidiyakoni, ndetse imirimo ryagombye kuba rikora, ndetse n'ubushobozi ryagombye kuba rifite, uko ryagombye kubaho byose warabiteguye. Ndagushimiye ko waduhamagaye kuba muri iri torero, kandi ni itorero rya Kristo, ni itorero ry'imyizere y'intumwa n'abahanuzi, ni itorero rishingiye ku kwemera, ni itorero rishingiye ku gukiranuka no kwera, kandi inzira watweretse nyakubahwa ni inzira ngo n'iyabaswa babasha kuyimenya, nibo bonyine babasha kuyimenya, ntibayiyoberwa kuko nihagira ubayobya, kuko ngo umugenzi niyo y'umuswa atazayoba inzira, inzira yo kwera no gukiranuka. Ndasabira abantu bose kuba muri iyi nzira, ndasabira abantu bose kubahamagarira inzira yo kumenya ukuri no kubatuka. Icyubahiro n'ikibi cyawe mu izina rya Yesu, amen.